umukiranutsi azibukwa iteka ryose, nk'uko ikirengarenga cy'izuba kimurikira mu mpinga z'imisozi, rimaze kumenuka inyuma y'udusozi. Ni nako imirimo y'abera n'abeza imurikira isi. Nyuma igihe kirekire cyane abayikoze bapfuye. Muraho neza bene data, nongeye kubaramutsa kandi mbaha ikaze. Amahoro n'imigisha bikomeze kubana namwe ndetse n'abanyu aho baherereye hose. Nk'uko bisanzwe tujya kuganira ku ijambo ry'Imana, amagambo afite umutwe uvuga ngo igihe cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo, twite ku iherezo ryacu. Turatangira dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 3. Haravuga ngo hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Ikintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo, ndetse n'umuntu yamugeneye igihe cyo kuvuka ndetse n'igihe cyo gupfa. Iyo umwana avutse, ababyeyi ndetse na bamwe bo mu muryango barabyishimira, ariko kandi hari n'ahatagera ibyishimo, n'abanzi bagahaguruka. Mu ijambo ry'Imana tuhabona ingero zitandukanye. Mu gitabo cyo mu Kuva igice cya 2 guhera ku murongo wa 2, tuhasoma igitekerezo cya Muramu na Yokobedi babyaye Mose. Mu gihe umwami Farawo yari yatanze itegeko mu gihugu cya Egiputa ngo umwisirayelikazi wese uzabyara umwana w'umuhungu bajye bamuta mu ruzi, ariko abakobwa bareke babeho. Nyamara Yokobedi ntiyatinyishijwe n'itegeko ry'umwami, ahubwo yahishe umwana we amezi 3. Ariko igihe kiza kugera, yigira indi nama, amubohera akato gato gapfundikirwa, amushyiramo, maze agashyira mu rufunzo ku nkombe y'uruzi. Igitekerezo ni kirekire, ariko akato kaje gutorwa n'umukobwa wa Farawo. Aramubona, aramukunda, nuko aramujyana, arererwa mu rugo rwa Farawo wari watanze itegeko ryo kwica abana b'abahungu, kandi uyu mwana arerwa na nyina. Reka mfata akanya nshime ababyeyi n'abarezi bemera kunyura mu bikomeye ngo abana babo babeho neza, ariko kandi mbashishikarize cyane kubaragiza Imana buri munsi no kubatoza gukurira ku birenge bya Yesu. Iyo umuntu avutse, tubonye ko urugamba rw'ubuzima ruba rutangiye. Yokobedi ntiyatinyishijwe n'itegeko ry'umwami ryari ryatanzwe, ahubwo yabanje kwirerera umwana amezi 3. Mu mezi 3 hariho ibintu bikeya umwana aba amaze kumenya. Yokobedi kubwo kwizera yari afite n'ubutwari, Imana yamuhaye kujya kwirerera umwana we mu rugo rw'umwami. Babyeyi, barezi, mwizere Imana kandi mugire ubutwari. Kuba umuntu wiringira Imana ntibikuraho guca mu bikomeye, ahubwo imuha imbaraga zo gukomera ku munsi mubi, ndetse no gushirika ubwoba cyangwa se kudatinya. Mose yakuriye aho basengaga ibigirwamana, bakagira urugomo, bakamena amaraso y'abatariho urubanza. Yitwaga umwana w'umukobwa wa Farawo, ariko abonye uko ubwoko bwe burenganywa, mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 24, ngo kwizera niko kwatumye Mose yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananywa n'ubwoko bw'Imana. Abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje ko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo abanyegiputa batunze bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Kubera imico Mose yigiye muri Egiputa, byaje kuba ngombwa ko ahava.
ijambo ry'Imana ritwereka ko Imana yahamagaye Mose nyuma y'imyaka 40 yari amaze mu butayu aragira intama. Igihe Mose yamaze i Midiyani yahaboneye Imana no gukomera kwayo. Yabonye icyubahiro cy'Imana isumba byose, maze agereranije abona uburyo Imana za Egiputa nta bushobozi zifite. Aho niho kwirata kwe no kwiyemera byashiriye. Kubara igice cya 12 umurongo wa 3 haravuga ngo, kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bo ku isi bose, kandi yari afite kwizera gukomeye. Uwo ni we Imana yatoranije, Imana yatoreye kuba umuyobozi w'ubwoko bwayo. Yamukoresheje iby'ubutwari kandi bikomeye, akura ubwoko bwayo muri Egiputa mu buretwa, maze ibambutsa inyanja itukura. Ibyo yakoze Mose ntibyanejeje Satani. Kubara igice cya 20 guhera ku murongo wa mbere, Mose na Aroni bakoze icyaha. Uwiteka abangira ko bajya i Kanani. Bageze i Kadeshi mu butayu bwa Zini, iteraniro ry'Abisirayeli ryabuze amazi, maze bateranira kugomera Mose. Baramutonganya bati, iyaba twarapfuye ubwo bene wacu bagoga imbere y'Uwiteka, kandi mwazaniye iki iteraniro ry'Uwiteka muri ubu butayu ngo dupfiremo n'amatungo yacu? Mwadukuriye iki muri Egiputa? Mose na Aroni bagiye kwinginga Uwiteka, maze Uwiteka abaha amabwiriza. Enda ya nkoni, wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro, mubwirire igitare mu maso yabo kivushe amazi yacyo. Ubakurire amazi muri icyo gitare, aba ariko uha iteraniro n'amatungo yaryo amazi yo kunywa. Icyaha cya Mose nicyo tugezeho. Mose abwira iteraniro ati, mwabagome mwe, muri iki gitare twabakuriramo amazi? Kandi nanone akubita inkoni ye ku gitare inshuro 2, kandi byari kuba inshuro 1 gusa. Ibyo byarakaje Uwiteka, maze Uwiteka abwira Mose ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, ntimuzajyana iri teraniro mu gihugu mbahaye. Mu rugendo rw'umukristo habamo inzitizi n'amahwa menshi bishaka kumubuza kugera aho agana. Ariko Mose yamenye icyaha cye, arakicuza kandi akihana abikuye ku mutima, asaba Imana imbabazi, kandi Imana yaramubabariye. Ariko imbabazi ntizikuraho igihano, kuko Mose ntiyemerewe kujyana Abisirayeli i Kanani. Cyakoze yemerewe kuharebesha amaso gusa. Natwe duhura n'ibicantege byinshi, ariko nitugwa mu cyaha twibuke ko Imana yacu ari inyembabazi. Twaturiye ibyaha byacu kuko ariyo kwizerwa, kandi ibabarira gukiranirwa kose. Igihe cyarageze, Imana ibwira Mose ko agiye gupfa. Gutegeka kwa 2 igice cya 32 umurongo wa 48 kugera 52, ndetse n'igice cya 34 umurongo wa 7. Mose yapfuye amaze imyaka 20 avutse. Umuntu aravuka akagira igihe cyo gukora. Mu mikurire ye ahura na byinshi byiza ndetse na byinshi bibi. Umwana ukiri muto akeneye kwitabwaho, kuko uburere ahawe mu myaka yo hasi ni inkingi. Ariko ubu burere bugomba kuba bushingiye ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo, menyereza umwana inzira azarinda asaza atarayivamo. Nanone ngo, hana umwana wawe ubwo ukimwiringiye, ariko ntumuhanire kumwica. Hana umwana wawe azakuruhura, ndetse azanezeza umutima wawe. Ntabwo nibagiwe abana banzwe n'ababyeyi babo, bakarererwa mu miryango. Ababyeyi babo bapfuye bakiri bato.
Imana ni se w'imfubyi kandi irengera abatagira shinge na rugero. Mukomere, ntabwo Imana yatwibagiwe. Ubuntu bwayo nibwo butwibesherejeho gusa. Amen. Kandi ntabwo izaduhana. Urugendo rw'umuntu guhera avutse kugeza apfuye rubamo byinshi, ariko uyu munsi nshuti zanjye, bene data, dutegereje kugaruka kwa Yesu, ndagira ngo mbashishikarize twite ku iherezo ryacu. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 32 ku murongo wa 29 hari amagambo nkunda cyane ngo iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Ijambo ry'Imana rikatubwira ko ubwenge mu gitabo cya Yobu igice cya 28 umurongo wa 28 hakavuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Zaburi 111 ku murongo wa 10 hakavuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Ariko kandi Hoseya igice cya 4 umurongo wa 6 akatubwira ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Kubaha Uwiteka ntikukiri mu bitwa ko ari ubwoko bw'Imana. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka, we kumbera umutambyi. Nureka kunyubaha nanjye nzakureka, niwanga kuva mu byaha nanjye nzakureka, niko Imana ivuga. Ubwo wibagiwe amategeko yanjye nanjye nzibagirwa abana bawe. Bene data, duhitemo ubwenge turutishe ifeza. Nyuma yo kuvuka hari igihe cyo gupfa, ariko Kristo yarabivuze ngo kuwizeye urupfu ni akantu k'ubusabusa, kandi akongera akaruvugaho ngo ni nk'agahe gato. Kandi umuntu niyumva ijambo ryanjye ntazapfa iteka ryose, ntazigera asogongera ku rupfu. Ku mukristo urupfu ni nk'ibitotsi, n'agahe umuntu amara acecetse kandi ari mu mwijima, ubugingo buhishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu, azerekananwa namwe, muzahera ko mwerekananwe nawe muri bwa bwiza. Ubwo Kristo yaryamishwaga mu gituro, Satani yaranesheje. Yahangaye kwiringira ko umukiza atazasubirana ubugingo bwe. Yavugaga ko intumbi ya Kristo ariye, maze igituro akizengurutsa abanzi benshi bo kukirinda. Ariko yararakaye igihe yumvaga kandi akabona Kristo asohokanye intsinzi mu gituro. Yamenye ko ubwami bwe buzashira bukagira iherezo kandi ko azapfa. Kubw'ibyo uwizeye Kristo naho yapfa azamuzura. Mbonereho guhumuriza imiryango yabuze ababo. Imana nyirihumure ihumuriza imitima yanyu. Kandi muri ibi bihe bikomeye mbabwira nti mwe guheranwa n'agahinda, kuko Imana nta cyitungura kandi imigambi yayo ihora ari myiza kuri mwe. Ngo nari nkuzi ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nari ngufiteho umugambi. Ntuterwe ubwoba n'ibyo uri kunyuramo, ahubwo uhora unyisunga, unyizere, ndi Uwiteka, abantegereza ntibazakorwa n'isoni. Nubwo Mose yapfuye, imirimo yakoze ikomeje kubaho. Natwe rero duharanire gusiga inkuru nziza, amateka meza, gusiga icyitegererezo cyiza kizahora kibukwa kandi kikamenyesha abantu Imana, kigakumbuza abantu kuzabana nayo. Ndabakunda, kugeza twongeye guhura. Amahoro, imigisha biva ku Mana Data wa twese bikomeze kubana namwe mwese.